Samuel yarabikoze gusa icyo nshima cyambere iyi groupe ntampuje n'Imana ina mu buzima bwanjye hari ukuntu wenda napfaga kwiryamira ndavuga dawe uri mu ijuru nayo idafashije rwose singiye kubabesha ariko sinabona umwanya nkunda ibisingizo bibamo igisingizo kivuga ngo izina rya Yesu wowe usigara ukora igihe ibintu byose byacecetse. Ako kantu karanturisha ku isaha y'impuhwe z'Imana rwose buri muntu wese ajya abishyiraho umutima uvuga uti wenda umuryango yananirwa abaturanyi n'inshuti bananirwa akadukurikirana umunsi ku munsi akatubaza se mwagiye mu misa mwabashije gusenga ngo yamwereka ntabwo namuguze ariko ngo yamwereka ngo namutunga agatoki ahita ahafashe namutunga agatoki n'ababishaka sekuru z'amahanga yose umubyimana sha hari mu muhuro tariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2024 ubwo bamwe mu bagize umuryango Famiye Umukristo nyawe batangaga ubuhamya bw'ibyo uyu muryango umaze kubagezaho cyangwa ibyo bamaze kuba bawungukiramo. Ndagira ngo rero mukurikiye ubuhamya bwa bamwe na bamwe maze nawe uze kugira icyo bugufasha kandi icyo bugusigira kize gusiga ufashe umwanzuro wo kuba nawe waza muri uyu muryango cyangwa se kize kugufasha kuba waba umwe hamwe natwe muri uyu muryango. Ngaho ni mukurikira ubuhamya kandi muze gufashwa. menshi aba ariho abatekamutwe y'igroupe wasanga ari abatekamutwe arambwira ati oya ntabwo ari abatekamutwe ati byiza byayo uzagenda uvuga ati nta kibazo bwira ademine azakushira ku rubuga Samuel yarabikoze gusa icyo nshima cyambere iyi groupe ntampuje n'Imana ina mu buzima bwanjye hari ukuntu wenda napfaga kwiryamira ndavuga dawe uri mu ijuru nayo idafashije rwose singiye kubabesha ariko sinabonaga umwanya wo kuja mu misa ya mu gitondo amasomo yose yatura ku rubuga kuri groupe umukristo nyawe icyakimpishije nawe kirenze hari umuvandimwe tubana muri groupe witwa Janine ntabwo yabashije kuboneka avuka muri diyoseze ya Byumba yaje gukorera iwacu akorera Ubusogo yaranyegereye postinze ifoto yo kuri paruwase umuntu arampamagaye arambwira ati se utuye he avuga ati kandi ni hano kuri paruwase ati nagiraga ngo nze dusuhuze byaranshimishije cyane ubu niyo nshuti yanjye ya hafi ndarwara akabimenya nagira ikibazo ndamwitabaza akantabara aho byose mbese akabimfasha ariko bivuye muri famiye yacu nziza kubona uruhusha ntabwo byari binyoroheye ariko nakoze ubushoboka bwose navuga ati kugira ngo uramuhuro nzawugere biyemeza kuri Noheli ndakora ibintu by'ibiruhuko navuga ati hari umunsi nzabaka uruhushya ariko kuri Noheli biyemeza ngore ariko nzabaka uruhushya hari ibintu nzaba ngiyemo bikomeye icyanshimishije cyane no kugira abanyemerere ni uburyo ki Janine yaje mu babikira akorana na bisengesho ababwira famiye twahuriyemo barishima baravuga ati noneho niba ari famiye ugiyemo rwose nta kibazo uruhushya turaruguhaye uzagenda nushaka uzamarira ikindi mbashimira mwese ababa ku rubuga muritanga
nshimishwa n'uburyo ki umuvandimwe agira ikibazo mukamwitaho. Ubundi cya mbere ni isengesho, gusabirana. Igikuru ni isengesho, sinivuge ngo ni izembe mu magambo. Icya mbere mbasabira ni umugisha. Dufite padiri witwa Feredina, ariko paruwase yose yamwise na diyoseze yose yamwise Obaridi kubera uburyo ki yerekwa. Yaratubwiye ngo amasaba kandi tworoheje, buri wese uwo bicaranye amusuhuze, amukorere ikimenyetso cy'umusaraba, amubwire ati Nyagasani amurinde mu mibereho ye yose n'ibyo ari bugemo. Nyagasani akurinde mu mibereho yawe yose n'ibyo urimo byose. Nyagasani akurinde mu mibereho yawe n'ibyo urimo byose. Hari mu ntangiriro z'umwaka ari ku munani yatwigishaga uburyo ki tutazi gusaba umugisha no kuwutanga. Tubwiranye hari ukuntu umuntu akugirira nawe akavuga ati ariko Imana izaguhemba, uwo ntabwo ari umugisha w'umuhanga, ni umuvumo. Natubwiye ati umwana ntakabyuke ngo aje ku ishuri umukarabye umukora buri kimwe cyose umubwira ati ahubwo muha umugisha uko agiye kuryama umuha umugisha. Icyo nshimira iyi gurupe ni uko tumenya ibintu turimo tugashyigikira kiliziya yacu kandi tukabitoza n'abana bacu. Cyane cyane nshimiye abamama bazanye abana muri uyu muburo, murakoze cyane. Reka dukurikizeho undi muvandimwe wa kabiri Kanansiya. uriya muntu ufite telefone yihangana ntabwo navuga ngo na telefone babwire ntabwo byasigaye. Kanya umubyeyi twaramukanyije arangateza kugenda mbona amafoto. Ibyo ni ikimenyetso cyo kubohoka kandi nabohowe yifuza. Rero wenda narondogoye umuntu umwe, umujura baramufashe yibye bamuvugirije induru, arahagarara bitegereza. Abo haruguru bavuga ati abo hepfo mumufate dore nguyu, abo hepfo nabo batobo haruguru mumufate. Umujura arabareba aravuga ati nintahanyura se. ariko se ntabwo mbivuze kugira ngo duseke, natwe se kiba bahagaze hepfo no haruguru, ariko kubera Yezu hari igihe tutahanyura kandi ntanadufite. Ntituganire muri ubwo bwigunge, tujye dusaba Yezu nta kintu adakora mu kindi. Nkunda ibisingizo bibamo igisingizo kivuga ngo mu izina rya Yezu wowe usigara ukora n'igihe ibintu byose byacecetse. Ako kantu karanturisha ku isaha y'impuhwe z'Imana rwose. Buri muntu wese ajya abishyiraho umutima uvuga uti wenda umuryango yananirwa, abaturanyi n'inshuti bananirwa, ariko izina rya Yezu rikora na nyuma ibintu igihe cyose ibintu byacecetse. Kuva bavuga umuburo rero nabuze itike pe, mbura na kotizasiyo. Ndabwira Yezu ni shitani nguyu ari ku marembo. Umuvandimwe yavuze ngo kandi ngo icyaha nikigutsinda ngo umenye ko umuvumo uri ku irembo ryawe. Yavuze ngo iki? Abeli abwiye ngo iki? Icyo nari nshatse kuvuga rero nabuze itike, bigera ejo kuwa gatanu ntarasaba uruhushya. Ntabwo nahaguruka muri paruwasi nkoramo ubutumwa ngo ngende navuga ko bashobora kungenera, ntabwo se ngo nagigira aranatumye nanjye
nijoro ndiryamira, hari umuntu wari undimo bibiri, mu gitondo mbyutse nsanga yarampaye, sinanamwishyuje mbyutse nsanga yayampaye, nuko mu gitondo nandikira padiri ubutumwa bugufi ndamubwira umunsi ndakorera ubutumwa muri paruwasi ya Gihara, rero ndagiye nubwo naho ku cyumweru. Uyu munsi iwacu habatijwe abana b'abagarukiramana barenga 300. Ndangije ndabyuka nabyukije umwana baravuga ndagiye, ariko ndi bubanguke. Mu kanya uwo mubyeyi anshubuje ampaye 1000 arambwira tuze kugurira umwana bombo, ntumbwire ngo umwaka mushya, itike niba ntoya ndacyari mu bintu gikoma, ntabwo nagera ntafite bombo y'ijoro. umuntu wo gushimira umubyeyi umushimira yo kagimana barwaye twere kuwukora tudacumura none turangiye twese tunezerewe sibyo ntawe numva gafite umutaza kugira ngo Mama nari kuvuga imvura iri kugwa, nyuma nshaka kukategura none hano habaye hacoye. Rero ndashimira Imana yongeye kuduhereza aha ngaha. Nk'uko mwakomeje mubyumva, ndebukana mu muhuro wa mbere, ku wa kabiri ntabwo nabashije kuboneka, nari mfite uruhinja rw'ukwezi. Mu muhuro wa mbere rero nyine bakomeje bavuga ko nari mwishyura umwana, none dore yabaye umusazi. Icyo ni ikindi nshimira Imana. Impamvu nasabye ijambo rero, nanjye ndanezerewe cyane mu mutima, nuko famiye yacu yitwa umukristo yawe, nyuma ya kiliziya yacu ibi bidufashamo kuba umukristo, nyine ikatuba hafi, ikatuyobora inzira nyine tugomba kugenderamo. Nyuma ya kiliziya yacu ibi bidufashamo kuba umukristo, nyine ikatuba hafi, ikatuyobora inzira nyine tugomba kugenderamo. Nyuma y'iyo kiliziya hari uwundi muntu w'ingenzi famiye yanjye tureberera kuba umukristo nyawe. Igihe twatanye akatuyobora, akadukurikirana umunsi ku munsi, akatubaza se mwagiye mu misa, mwabashije gusenga. Twaba twagize ikibazo tukamubwira twashimye gusengere, nubwo ndi hano twagomba kuba turi kumwe n'umutware, ntabwo yabashije kuboneka kubera impamvu z'akazi zamutunguye, ariko twagomba kuba turi kumwe. Ni kubw'iyo mpamvu rero nyine nsabye ijambo, ariko ndisabye nka famiye, ntabwo ndisabye ndeje nyine. Yego, ubwo ngubwo nyine ndi hano mvuga ndamuhagarariye. Uwo muntu rero ndi gukomeza kuvuga tuyobora iyo nzira yo kuba umukristo nyawe. Hari Imana cyo twamutegeka twayizaniye, nagira ngo Claude amfashe, umuyobozi wacu.
uri kuyishyira ku murongo ngo yamwereka ntabwo namuguze ariko ngo yamwereka ngo namutunga agatoki ahita ahafashe Ubutumwa agatoki n'ababishaka. Sekuruza w'amahanga yose. Umubyimana sha. mu mirongo igoramye babivuge ababyeyi baburi muntu ni wowe buzima bwanjye ni wowe mahoro yanjye murekeraho murakagira imana turayikunda wowe wagiye nzahora muririmba Nandika amajwi nshinge n'akadiho simbuke cy'umugara abagabo bibuye ababyeyi babure muntu ni wowe buzima bwanjye Yesu ni wowe mahoro yanjye